Yavutse tariki 15 Mata 1992 avukira mu burengerazuba bw'u Rwanda. Benshi mwakuze bahita Gisenyi, mubyiruka bahita Rubavu. Kuri ubu ngubu hitwa kwa Yantare, dore ko umusore yitwa Yantare Faizo kubera igikundiro cye aterwa n'uburebure afite hafi metero 2, ibiro birenga 100. Ibyo bituma abantu bamukunda bakanamwiyumvamo. Yantare Faizo discipline akesha ku Mana, dore ko akunda gusenga, niyimuha ibi byose, gukundwa no gukora akazi neza, dore ko anabikomora nk'uko yabyivugiye ku ngabo z'u Rwanda. Yantare Faizo akomeje kurangwa n'ibintu byinshi bitandukanye, dore ko umuhanzi w'icyamamare cyatwa Omah Lay, igihanganye muri muzika nyafurika Koffi Olomide, Leke Hassan wo mu Nigeria, Yantare Faizo nari umugaragiye, Rema umugabo wa Simi, Adekule God, Yantare Faizo nari umurinze, mutibagiwe na Aria nyiri Aria the movie. Yantare Faizo ni wari umurinze. Ushobora kwibaza ngo ni ukubera iki Yantare Faizo akomeje gutsindira ibiraka byose, hari n'abandi ba bodyguard tuzi. Ibanga nta rindi ni ikinyabupfura Yantare Faizo akomeje kugaragaza, n'igihagararo cye kidasanzwe kimutandukanya n'abandi ba bodyguard mu Rwanda, dore ko abarusha uburebure, umubyimba n'ikinyabupfura akomora ku ngabo z'u Rwanda. Yantare Faizo maze kuba icyatwa, icyogere baririmba, inkotanyi cyane, umuvuze ntiwamurangiza, dore ko ibikorwa bye bigaragarira buri wese ndetse agakundwa na buri wese umubonye. Komerezaho ukomeze ugaragaza itandukaniro mu kurinda abantu. You can judge the success of man by his bodyguard. Ushobora kujajinga gutsinda k'umuntu ubirebeye kuri bodyguard we. Ibi ngibi birivugira. Ibonye Yantare Faizo ukuntu asa neza, agaragara neza, uhita ubona bya nyabyo umuntu arinze, kubera ko Yantare ntiyabasa neza gutya ngo arinde umuntu usa nabi. Icyo nicyo gisobanuro cya Yantare Faizo. Hari n'undi wicara avuga ngo having a bodyguard is just a part of being famous. Kugira bodyguard ni igice kigaragaza kuri famous, gusa ntiwagira bodyguard mubi ngo bigaragaze kuri icyamamare, ahubwo byakugaragaza nk'ibandi. Yantare Faizo yaciye amateka, aca impaka, agaragaza ko kumugira bisobanuye kuba uri famous bitewe n'uko agaragara neza, ku gihagararo cyiza, umubyimba mwiza n'ikinyabupfura agaragaza. Yantare Faizo, Imana ikomeze guha umugisha, iguhe no gutera imbere. Nka Legacy Media, Legacy TV, tukimara kubona ibigwi by'uyu musore Yantare Faizo, twaganiriye nawe adutangariza byinshi ku buzima bwe nuko akomeje kugenda akora akazi mu buryo budasanzwe. Aho turi kumwe na Yantare Faizo. Nshobora kwese subscribe banga kuri Legacy TV mu ntara y'Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburengerazuba, Burasirazuba, Umujyi wa Kigali n'abadiaspora mu marere hose mu migabane itandukanye itatse isi y'u Rwanda cyangwa se isi dutuyemo. So uyu munsi ndi kumwe na Yantare Faizo. Yantare, mambo vipi? Fresh SG. Soza gutya se bana. Ibintu biraca? Fresh kabisa. Cyane ko nagize ubwo uyu munsi. Turana kuri kamera gutya fresh. Sike nagize ubwo uyu munsi ndimo gukubona. Wallahi. Mukagira ubwo bari kabasa. Bazaga cyane ubwo bani iki? Abona njye nabonye bari gukora interview urabona. Bose no guseka, ariko ntigeze useka turi hariya muri press conference nari. Iyo turi mu kazi ntabwo tujya duseka twebwe. Ninjye gusekeje ubwa mbere. Niwo nsekeje, ariko nabwo ndi kumva nashaka guseka imbere ya kamera. Gerageze kureba gutya turebe ari ahabora ubona cameraman hariya. So Faizo, cameraman ari hariya. Nuri kubona se? Yagiye byandaje urumva. Yama. So tujye kuganira ahantu bakora gusura mu Yantare Faizo mu ntoki. Batazi ngo witwa amazina yawe na yahe urumva. Batazi ngo wavukiye mbere na mbere ubundi Yantare Faizo ni mu ntoki wundi. Yantare Faizo ubundi navukiye mu karere ka Rubavu, Gisenyi. Bazi Gisenyi ni wacu. Ariko ubu ntabwo bakihita Gisenyi. Ibaze ko banyitiriye umujyi wa Gisenyi. Basigaye bahita kwa Yantare. Kwa Yantare. Yantare na West. Niko hasigaye hitwa ya West hoya. Basigaye bahita kwa Yantare. Okay. Gisenyi niko hasigaye hitwa. So akaba ariho navukiye, mama wanjye ni aba famille yanjye bose niho baba. Abankora bijyanye na bodyguard. Abandi ni wa mbere mu gihugu sinatinya kubivuga. Ariko muri iminsi ufite ibiraka byinshi. Muri iminsi ndiko kigenda n'abantu turugero nk'abahanzi bose baje mu Rwanda, ari Omah Lay, Leke Hassan, na Koffi Olomide rwose. None se wabivuze neza, vuga ngo ndi hit mu gihugu. Ibanga rya hit uri kwikura rero sasa. No gusenga cyane. Ntarindi ba. Ya ntaho usengera. Je bura nkunda gusenga cyane, ndi umusiramu. Umusiramu. Wibutse gusari mu kanya saa 9. Ariko mukanya bangiye gutangira gusenga. Rero tubikora ku fresh kabisa. Ngiye gutangira gusenga kabisa. Ariko nta ufite metero 2 cyangwa ni metero 1. Metero 1 n'ibintu bingana. Cyangwa 2 ziruzuye.
makumyabiri nzi ko mfite na 42 ahubwo ndabona none abaye akana. duherukana mfite Njye mfite 42. ubwo mfite ebyiri njye Zirarenga kuko dore kutungana. ubwo mfite zirarenga Zirarenga cyane. Okay, rero reka twigire no muri life yawe mbere ko tuza kuri ku kazi ukora. Yantare urakuze urazamutse. Ukura wumvaga ibintu bya nuza byo kuvuga ngo uzaba bouncer ujye urinda abantu wumvaga ari byo uzakora cyangwa byaje ukimara kubera umugabo. ibi biboro ubundi ibi biboro ukuntu nabigiyemo ari perezida wa ubundi muri kampani yitwa BKJ. Urayizi? Ndayizi. Perezida wayo niwe muntu watumye mbikunda cyane. Kuko ubundi natangiye kubikorera Gisenyi. Ni nanjye muntu wabizanye muri Gisenyi wa mbere. Gisenyi wa mbere. Bya bouncing. Gisenyi wabitangiraga nayo? Natangiriye kuri Kotoni, mva kuri Kotoni njya kwa Nyanja, aho narakoze. Ariko mbere yuko mbitangira muri izo club, nakoraga nyine ibiraka byanjye tu. Ari njye muntu ukora ibintu bya bouncing muri Gisenyi. Wari umeze nk'umuntu ubyorganiza kubashaka abandi ba bouncer bakoresha. Nkashaka abandi nkabaha akazi bagakora. Urumva aba bouncer bose bari muri Gisenyi. Navuga ko ari njye muntu wafunguriye inzira bro. Nibwira ngo ndakubeshya uzashaka umubonsa w'Igisenyi. Ukuvuga ngo mu magambo make ni njye muntu wabizanye wa mbere muri Gisenyi. Muri Gisenyi yose. Muri Gisenyi yose. Nifashe twirere cameraman wanjye hariya akunda abantu bamureba ako kanya. Okay, so urabitangiye Gisenyi. So waje kugera muri BKJ gute kugira ngo ube wazanga muri Kigali noneho abari gukorera. BKJ rero ukuntu nahuye na nura mu president wa BKJ namubonye Gisenyi ndamusuhuza ndamubwira ko ngo ushaka gutyama nimero iki ibindi byose turabivugana niyo muntu wanjyanye muri BKJ. Ni nayo muntu wamfashije kuba izina ryanjye rigeze aho mwese murizi. Ahangaha perezida wacu niyo muntu wamfashije bamwita Boss Kanimba. Boss Kanimba. Ndamwubaha cyane. Nawe ni boss cyangwa nawe ni umuntu usanzwe nkanjye. We urumva nyine ararenze mana ararenze urumva se nawe yarabikoraga ariko ubu yaraparitse we no kuzamura impano gusa niyo muntu wamfashe akanzamura kabisa bro akanzamura akangeza ahantu ngeze. Ndabikesha uwo mugabo. Okay, so ujye kwita Yantare ku cyubuzi uvuga ngo Yantare kwita ngo yangwe urumva cyangwa ubone faiza gusa iryo zina ntabwo ari njye waryise. Abarinjye baryise ni abantu babona ibintu mba narakoze nyine bakavuga uriya muntu ni Yantare kabisa. Akenshi abantu benshi bamenye ngo Yantare babyumvira kuri Rocky Kirabiranya. Rocky Kirabiranya mufata tubone mu buzima bwawe cyangwa se kwamara kwawe. Rocky Kirabiranya Rocky no muvandimwe. Rocky ni inshuti yanjye ikomeye cyane nawe ari mu bantu bafashije kumenyekanisha iryo zina Yantare. Wumva muri filime zose bavuga Yantare ese yabonye muri filime yabonye ikijeye Yantare ni Yantare. Rocky ni umuvandimwe tuniri ni umuntu umuvandimwe tuba turi kumwe ahantu hose turakorana mu buzima busanzwe mbese ni inshuti yanjye bya hatari. Okay. Numva nibiryoshye aho ngaho. So reka nezera aho ngaho no tujye kujya mu kazi kawe sasa mukagezemo. Like nk'amafaranga umaze gukorera kuva baba sadanje. Benshi abuze day one kuva muri amafaranga. Oya yicare mu rugo no nsepere bya hatari. Nangahe. Urashaka ninza gutahuze ko nkubita kaje. Ase kachaka ko kakubita kaje. Bazi shanda bazi muza mufite za Tronovis n'inzembe. Nago nayakubwira ariko ni menshi cyane. Okay, yana ufite umukunzi? Mukunzi? Nako ndagakunda ibintu by'itangazamakuru. Ariko mufite? Asurumva naba nafite umukunzi koko naba ntatwika. Abantu hamwe abakenshi batiriye ibyuma cyangwa bafite amatuza bakundwa n'abakobwa benshi cyane. Ntabandi bakobwa uravuze ko ufite umukunzi. Ntabandi abantu bakwa approaching abakobwa benshi ukumva wareka umukobwa ni benshi ariko nago abakobwa muri Kigali nago nabaho umwanya bose bro. Asubwo wazabivamo man ni benshi baba banshaka ariko nago ariko bose wabaho umwanya man nago bishoboka. Nago na Kigali nzima. Bikundira uyiwanye Gisenyi. Oya ese kushaka kubwira ahantu aturuka. Ashaka kuneranya n'abakobwa. Ariko nari cyo bitwaye. Oya arahari ariko nago ndi bumukubwira nagakunda itangazamakuru. Okay, kajya gukanduka bavuze. Akarere karavuga sige kitwa ngo nako kwa Yantare. Basigaye bayita kwa Yantare. Baze ko banyitiriye umujyi. Bakibara kuvuga ngo umujyi wari wavuni kwa Yantare. Ari ukuntu mbona abantu bapostinga kuko ni umuntu postinga ngo mu Kigali Musanze, Kigali Huye, none mpita mbona abanditseho ngo Kigali kwa Yantare. Ata mvuga yewa. Ni gute byakira bari. Ni fresh nyine biranshimisha so byumva se. Aho se ntibishobora gutuma tuvuge urugero urabona akenshi abanyarwanda n'ikintu maze kubona ikibazo ariko tugeraho abanyarwanda akenshi bimaze kubona ku bantu b'abahanzi ku muziki nyarwanda ariko ugerayo wagezeho nyine ugasanga ugabanyije ingufu nko muri ibintu byawe bishobora kugusubiza inyuma wumvise ko nyine wafashe ahantu hakwitiriwe ukaba wagabanya imbaraga ushyira mu bintu by'ububanza. Oya ntabwo bya happy naho bihuriye man aho bihuriye kabisa. Urakomeza guhagarara wemye wana
n'umutima mwiza cyane. Okay, reka tujye mu kazi kanone ko bouncer. Man, nk'iyo urinze umuntu akora ntabwo nkora bouncing ni bodyguard. Natangiye nkora bouncing ubu ndi kuri bodyguard. Uraye kutiga biragatsembera yantare. Kutiga ni bibi. Ntabwo wize se? Ikibazo nyine cyacyongereza cyane. Nizo mashuri atandatu. Ariko umuvandimwe nawe ari kunkoresha interview. Ajya bita kwiga sera urabizi. Abizo za sera nizo twize. Akagiye kubaza nyine gukora bodyguard gutya. Nana kuri waruyenze area. Nk'umuntu aje akamusaba selfie utarubizi neza ukaba nyine ashaka kumubangamira kumusaba selfie itateguwe. Ni iki wakora? Icyo gihe biterwa na nyirubwite. Nyirubwite yabishaka arambwira mureke. Ariko atabishaka hari ukuntu nyine aba yansinyaye kare mba nabibonye kare ko atabikeneye. Dore akanashyize mu gutwi bakita iki? Ni ekuteri y'akazi bro. Niyo mpamvu muri kuvuganira buriya ariya muri connect. Buriya nawe abafite icyombo cye hariya utamubwira ya kara bya daje. Mutanara mu nkoziwe. Urabona ko kundi twari turi mu kiganiro n'abanyamakuru. Urabona ko kuntu yansinyaraga nkahita mbugeraho se. Yambwiraga mu cyombo. Ikoranabuhanga wabimenya uri umusivili ntabwo wabimenya. Aze kwibera umusivili bari. Kuki ngutse wese muko zambaye ikoti ntuzo wambaye nkajya ibyo mbana bya BKJ mujya mwambara. Biterwa n'ahantu bro. Nibyo nkubwira njye ndi professional. Biterwa n'ahantu ugiye. Muri hoteli ntabwo naza nambaye bira by'amajire. Iyo nakoreye ahantu muri hoteli hose ngomba kugenda nambaye costume. Iyo nakoreye muri za arena ahantu nyine nko ku stade n'iki ngomba kugenda nambaye y'amajire yacu. Cyazo urabereye wagipapa. Ntaberwa se. Ntaberwa ko utaberwa. Vuga uti kabaye. Ko mfite ifungo dore umufuka wabyimbye. Mukanya ndaje. Ntagarika gatwika twinjiza vuga ndapapa cyangwa. Aya mukanya ndaje ngukandira akanyenyeri 182 imite nkureme. Imibare 10. Vuba vuba. Tari twagiye. Okay. So man. Akazi kanyu cyangwa se akazi kuva gatangira. Imbogamizi wahuye nayo uri mu kazi ni yihe? Imbogamizi. No kumva kwita umuntu. Imbogamizi nahuye. Ariya we. Imbogamizi. Ari meze bite? Turi muri interview mbabusha. Ari ngwino hano. Ariya we. Ngwino hano. Ekara. Soza muri interview meze bite? Sawa. Wasuze Faiza nubwo mwiruganye. Uyu niwe boss lady wanjye. Faiza arakana benshi kamaze kubaza mbere yo kugenda. Uturara muri interview ngo ufite icyo arakaza mubwira. After kunambwira nkahita mbyumva. Wari ubifite? Ako ibyo ni ibanga ry'akazi. Ushaka bikubwira se. Kuri kugenda se. Gumaga tugenda guprofesa. Interview ya. Oya mabusha arananiwe reka bajye kwicara mu modoka. Okay, that's. Urano kuba agiye mu modoka kuramba ndi kumucunga namo. Kuri asite wahita umusamira hejuru. Okay, yana. Ako ndimo kubaza imbogamizi uravuga urugero imbogamizi nakundi muri gucunga umutekano umuntu nta muntu wakugoye mu gucunga umutekano wawe igihe watangiriye. Kuva natangira kano kazi ahantu nahuye n'imbogamizi ni kuri show y'umuhanzi bita Pato Ranking wo mu Nigeria 2018 muri convention kuko 2019 yakoreye muri arena ahubwo 2018 niho nahuye n'imbogamizi nagize akazi bro katabaho. Haje amaji ashaka gufata selfie. Oya haje nyine nagora amaji. Abakobwa benshi nagora amaji haje abantu n'abantu nyine baje mu gakundi kuko nari mufite ndi ngewe nyine baje ari gakundi bagera nko muri 7 bashaka kwifotozanya nabo. Bro aho nakoze akazi ariko nashizemo ubwenge ku buryo nta kibazo kigeze kivuga ariko nakoresheje imbaraga nyinshi byatari ku buryo wakoreshaga ubwenge ugakoresha na physique byose ku buryo numva ari hantu hangoye byatari kabisa. Numva bitari byoroshye. Noneho akantu kagushimisha mu kazi kawe kuva gatanye kubwo tikabwisa ngiye Faizo yantare ahandi hatwitse kanitambuye. Akantu kanshimishije nuko ndi hit mu gihugu ahantu hose. Nicyo kintu cyanshimishije nkaba ndi gukora cyane nicyo kintu cyanshimishije nacyo. Kuri hit cyo cyane cyagushimishije. Wana kuba ni hit. Ariko hit ryo hite ba. Sa hari undi muntu uzuri mu kazi muri iyi minsi. Kuko njye impamvu nanaguhisemo. Ahisuye kuva abahanzi bose baza mu Rwanda kuva Covid yavaho nyine kuva Covid tuvugisha ukuri kuva Covid yavaho. Ntaho ni mbodere ndabona. Ninjye nyine ninjye usigaye mubi wamwohereje. Mubi cyane cyane n'umuvandimwe utangiranye n'umuvandimwe tubabo ntangije intambara hagati y'abantu mubi tuba turi kumwe ahantu hose. Inshuti yanjye byatari mu bonzo usanga ahubwo nawe ndamushimira mubi nawe ari kinyamfasha arega Faizo
ahanga mu bodyguard bakora ngacha muri BKJ ne mu bodyguard wakubaniye neza ukavuga uti uyu umuvandimwe wanjye twakomeza ya bose twabanye neza nta kibazo bose twabanye neza mubi twabanye neza bose Kanimba twabanye neza n'abandi bose b'abavandimwe twakoranye nta muntu nigeze mbana nawe muri BKJ. Okay, so urabona watangiye uri bounce ugeze kuri bodyguard kabisa hacyo bita intumbero aho wifuzaga warahageze cyangwa arandi hano wifuza kuba wageraho? Oya ntago ndahagera buriya ntago ndagera ku byo nshaka kugeraho ndacyashaka gukora bya danje kabisa birenze ku buryo none izina ryanjye nzajya nca ahantu bakavuga uti dore yantarira haje n'ubu ndahaca bakavuga uti dore yantarira noneho biva kuri Rubavu wageze muri Kigali bati dore tujye kwa from Musanze tuyantare ako kantu kavuze neza urabona nuza gutya nyine Rubavu basigaye bahita kwa Yantare none ndashaka ko na Kigali iba kwa Yantare Kigali ukantu niko rero nshaka tuvuye Musanze kwa Yantare nge mba nshimira Imana nyine mba nkomeza gusaba Imana imfashe kabisa intego nyine nshaka kugira bizagereho ndacyashaka gukora cyane bro ako yanashaka umugore buri muhanzi wese uje mu gihugu nanjye nshaka gusora ndiri muzambera bodyguard rimwe na rimwe ni ifungo ryawe uruzingo nkanjye batsinda kuri stage ni ifungo ryawe musaza naribi kabisa ashaka umugore se shaka umugore dore murashaje nanjye nawe turashaje wa mugabo kuki ushaka ko nshaka umugore kuki ushaka ko nshaka umugore uri gutuma abantu bagumirwa nyine kuki ushaka ko nshaka umugore nta gikwe neganya da naba ngambaniye genge yanjye naba mbagambaniye uramwaka sibyo n'undi mwaka sibyo wana kabisa okay yana nshaka kwibariza none tumeze hagana ku musozo hari abantu bumva ko kubumba unsa ari ubugome kuko hari nka sene yigeze kubaho ndakeka Bahausi hari umuntu yigeze kubita umuntu akantu gasanzwe ariko tukaranga gasanzwe kuri imbaraga mugira bitaka nyine aramwangiza hari abantu ubona babifashe mu kumva unsa niba abantu nyine babarakare badanje urumva tanaseka niki kintu babwira abantu bafata muri iyo sura bumva ko ari abantu bahora barakaye batanakuganira n'abandi bantu ngo baseke none se umva mubwire icyo kintu cyaba ari ibintu biba bikitirirwa kampani yacu nje mbabarizwa muri kampani yitwa BKJ rero ibyo bintu uvuze bikunda kuba pe ariko iyo bibaye bita byitirirwa kampani yacu kuko niyo izwi cyane mu gihugu niyo izwi cyane sasa rero ngewe ibyo bintu ntago ngewe ntago ibyo bintu man ibyo biboro kabisa sinzi ko hari n'ikintu nabivuga gusa abo dukora akazi kamwe niba nk'uwo muntu umbwiye niba koko yarabikoze simbizi niba yarabikoze reka tubiveho nose niye ntamasasa wagira abantu hari abana bato bagitangira muri umwuga wanyu bavuga ati nzagera kuri Yantare bigenze nzagera uri rwego ageze nzarugero bigenze bite niye nama wabagere kugira ngo bagere nkaho ugeze inzira banyuramo nizihe inama nabamugira no gukora cyane tu gukomeza gukora cyane bakumva ko buri kintu cyose gishoboka naka discipline ukongereho bakumva ko byose bishoboka naho ubundi ushaka ikintu uragikora ugishizeho umutima ukigera usubize nanjye nabikoze mbikunze niyo mpamvu nabigezeho nabo niba bikora babikunze bazabigeraho akanyakobije umunsi ni mwiza papa nakobije umunsi ni mwiza uri kumubona mabuja wanjye ashaka cyo hano hagati y'abantu bamubona mabuja wanjye ariko aratwika birenze okay yana yongeye gusozongera akantu bita uga challenge kubaza bitatu gusa ariko numbaza ibintu bikomeye ntago naje niteguye kuvugana n'itangazamakuru okay ntaribi ndakoreza akantu kamwe koroshye umujyi wa Kigali igizwe n'uturere tungana si tune harya ni tune ni dutatu tungana uturere reka nze ndebe ni dutatu okay wagikoze dutatu icya kabiri nongeye kubaza cyane urakansubiriramo njye kuvuga ibintu urabisubiramo uravugira ngo tu sais que je sais que je ne sais rien ngo sibyo nibi kandi rakujabutse turekera ikiganiro musasa turekeraho okay reka dutwaye cyane noneho isibyo umuntu wavutse muri 90 ngo afite imyaka ingahe 90 afite imyaka umuntu wavutse muri 90 31 se aya na 31 ere mata ni nka 30 naho ngaho 30 bazanye impamvu gikoje niyo mfite
niyo ufite ndashaje mwana ubwo ndagutse njyewe navutse ejo bundi muri 2004 navutse 2001 aho acyari mutorega aho urusha imyaka 10 acyari muto urabona nk'ubu baramutse batanze award zo mu bodyguard uwo mwana oya natwara bodyguard w'umwaka natwara icyo mu bodyguard ukiri muto icyo mu bodyguard ufite discipline icyo mu bodyguard w'umwaka bodyguard utwika bwose nahita mbutwara bose kuko bodyguard ufite igikundiro bwose gahita ugenda so yantare man ikiganiro cya kiryoshye cyane fresh kabisa kandi gushimira ko waduhaye umwanya man arega bodyguard ko afutisha bigoye muri iyi kuko bitewe n'akazi niyemera bro njyewe umuntu anyegera kamera dukora interview turayikora kabisa ntari umusaza cyo dukwiye gukora mu Rwanda Peace my G umwita Miguel muvuge Miguel ariko ni umuntu wanjye uko twaburanye ariko aranamubonye uretse ndaza bazanga n'amasha yishaniye abagabo mwe bashaka ko uko yahoze imishinga mwayize neza njye nayize nayo shawaranjabutse barakujabutse uzijya wambayeho so ndishimye bro ndishimye byataye so Faizo wakoze cyane mwakoze cyane namwe basaza wadukurikirana kuri Legacy TV yari Pion Kasuez na Yantare Faizo yewe murabona ufite urugendo rende kugira ngo Yantare tunganya akaboko mwe urumva sasoni nanjye nzabigeraho so kora subscribe kuri Legacy TV share na comment tuze kugezaho Yantare mushimira cyane n'umuntu w'umugabo Imana igumisha kandi ikomeze mu bikorwa bya Imana guhe no kuramba kabisa